tuje iwawe nyagasani kubera ko udukunda byahebuje. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije gusangira natwe kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya gatanu, tariki 10 Gashyantare 2024, ubwo duhimbaza Mutagatifu Sikolastika, umwari wiyeguriye Imana, akaba mushiki wa Mutagatifu Benedikito, umukuru w'abamonaki. Tumwiyambaze kugira ngo adusabire imigenzo yacu myiza irushaho kunogera Imana buri munsi. Isomo rya mbere tujye kuzirikana turisanga mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 12 umurongo wa 26 kugeza ku 32, n'umutwe wa 13 umurongo wa 33 kugeza ku 34. Yerobowamu amaze kuba umwami w'imiryango 10 ya Isiraheli, aribwira ati uko mbona ibintu biteye, ubwami bushobora kuzasubira mu nzu ya Dawudi. Aba bantu nibakomeza kuzamuka bajya gutura ibitambo mu ngoro y'Uhoraho i Yerusalemu, imitima yabo izagarukira shebuja Robowamu, umwami wa Yuda, maze banyice bisubirire kwa Robowamu umwami wa Yuda. Umwami Yerobowamu yigira inama, akora amashusho 2 y'inyana za zahabu, abwira abantu ati mwakabije kuzamuka i Yerusalemu. None rero Isiraheli, ngize imana zawe zagukuye mu gihugu cya Misiri. Ishusho rimwe arishyira i Beteri, irindi arishyira i Dani. Ibyo nibyo byateye rubanda gucumura, ntibatindiganya no gutambagira kugera i Dani kubera iryo shusho. Yerobowamu yubaka amasengero ahirengeye, kandi afata abantu muri rubanda rwa giseseka batari abo mu nzu ya Levi, abagira abahereza bitambo. Yerobowamu akoresha umunsi mukuru mu kwezi kwa 8, ku munsi wa 15 nk'uko byari bisanzwe muri Yuda, nuko arazamuka ajya ku rutambiro. Abigenza cyo i Beteri, maze y'amashusho y'inyana ahaturira ibitambo. Ashyira i Beteri abahereza bitambo yari yaratoranyije mu masengero yahirengeye. Nubwo ibyo byabaye, Yerobowamu ntiyaretse imigenzereze ye mibi. Yakomeje gufata abantu muri rubanda rwa giseseka, abagera abahereza bitambo mu masengero yahirengeye. Uwashakaga wese yamukoreragaho imihango yo kumugira umuhereza bitambo wahirengeye. Iyo migenzereze ibera icyaha inzu ya Yerobowamu, bituma isenywa kandi irimburwa ku isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 106. Uhoraho aratwibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Koko twaracumuye nk'abasokuruza bacu, twaragomye duteshuka inzira. Abasokuruza bacu mu Misiri ntibigeze bumva ibitangaza byawe, biyibagije impuhwe zawe nyinshi. Kuri Horebu bacuze inyana, bapfukama imbere y'icyo cyuma. Uhoraho we kuzo ryabo, bamusimbuza ishusho y'ikimasa kirisha ubwatsi. Bibagiwe batyo Uhoraho umukiza wabo, we wakoreye mu Misiri ibintu bikomeye, ibitangaza mu gihugu cya Kamu n'akataraboneka mu nyanja y'urufunzo. Uhoraho aratwibuke, wowe ugira neza umuryango wawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko, umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza kwa 10. Muri iyo minsi hongera kuza imbaga y'abantu badafite ibyo kurya. Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati, iyi mbaga nyifitiye impuhwe, kuko hashize iminsi 3 bankurikiye kandi bakaba badafite ibyo kurya. Nimba sezerera batariye baragwa mu nzira, kandi muri bo hari abaturutse kure. Abigishwa be baramusubiza bati, imigati ihagije aba bantu bangana batya umuntu yayikura he muri ubu butayu? Arababaza ati, mufite imigati ngahe? Bati 7. Nuko ategeka rubanda kwicara hasi, maze afata ya migati 7, ashimira Imana, arayimanyura, maze ayiha abigishwa be ngo bayibahereze. Bayihereza imbaga. Bari bafite n'udufi dukeya. Yesu ashimira Imana, abategeka kutubahereza natwo. Nuko bararya barahaga. Hanyuma bakoranya ibisate byasigaye byuzura inkangarandwi. Ubwo kandi bari nk'ibihumbi 4. Nuko Yesu arabasezerera. Aherako ajya mu bwato hamwe n'abigishwa be, agana mu karere ka Dalimanuta. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yesu agira impuhwe nyinshi, ntiyanga bamusanga,
akunda bamwegera bakamusaba ibyo bakeneye, tumuhabwe twese mu Karisitiya ye. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Nyagasani araguhamagaye nanjye arampamagaye kugira ngo tuze dusangire nawe, kuko adukunda byahebuje, maze atugirire neza, adufungurire, natwe twarangiza gufungura tukajya gufungurira abandi. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo aho umwaga utari uruhu rw'imbaragasa rwisasira batanu. Binyerekeza nawe bigakwerekeza, duke tw'ineza turuta ibyinshi bya mirenge mwarara murya mukabirwaniramo, duke tw'ineza mugasangira ubundi mugasabana. Hari indi mvugo Kinyarwanda igira iti abasangiye ubusa bitana ibisambo. Uyu munsi we nanjye Nyagasani araduhamagaye kugira ngo tugire neza, ubwo tugiye kuzirikana ku nshinga yitwa kunyurwa, satisfaction, bikaza gutuganisha ku isakamento ry'Ukarisitiya ririmo kunyurwa. Ukarisitiya ntabwo ari igihembo cy'abakora neza gusa, ahubwo ni impamba y'abagiye ku rugendo. Kandi burya impamba ntabwo igombera ibya mirenge, ahubwo duke tw'ineza. Ukarisitiya, iryo funguro rya roho, iyo mpamba y'abari ku rugendo we nanjye tugomba gufata kugira ngo dukomeze urugendo. Iyo Yesu amaze gutwigisha, amaze kuzamura ukwemera kwacu, nanone ajya uburyo atugirira impuhwe, agatugenera ifunguro rikomeza kuduherekeza twitegura ijuru. Uyu munsi uze gusohoka aha ngaha waretse umururumba, kuko abantu benshi turarya ariko ntiduhage, atari uko ibiryo byari bikeya, ahubwo kubera iki? Kubera umururumba. Ati sinza guhaga we, arancuze we, aranyimye we. Uyu munsi igisubizo nta kindi ni ukunyurwa, ukanyurwa na duke tw'ineza, kuko ukisha abantu muri ino minsi ni ugutanyurwa n'ubuzima bwawe, ntunyurwe n'ukuri, ntunyurwe n'indeshyo yawe, ntunyurwe n'ibintu ufite, ahubwo ugashaka gusabira ibya mirenge, nibwo bizarangira uri gusahura, ugasahurira mu nduru, abandi ukaba uri kubica, abandi ukaba uri kubagira nabi, kubera ko utari kunyurwa, kubera kutanyurwa. Mubyeyi, umvise kuza kuva aha ngaha nawe wanyuzwe n'urukundo rw'Imana n'impuhwe za Yezu. Twumvise mu isomo rya mbere umuntu utaranyuzwe ni umwami Yerobowamu, ubwo twumvaga uburyo Nyagasani yamugira icyizere, akamugira umwihariko we, akamukobera imiryango 10 ya Isiraheli. None ashatse gusabira n'iriya yindi ibiri, Nyagasani yari yihereye undi nawe kugira ngo nyine nawe amuyoborere, kuko ari umwihariko wa Nyagasani nawe. Hari igihe nyine dushaka gusabira umuntu tukumva nk'aho ari twebwe gusa tugomba gusengwa, tugomba gusingizwa, tukibagirwa umwanya w'Imana, ko Imana ariyo igomba gusengwa no gusingizwa. Kubera ubuyobozi mfite, ubutegetsi mfite, nkumva ndi byose. Twumvise mu isomo rya mbere uburyo umwami Yerobowamu atanyuzwe n'ibintu byinshi yari afite, Nyagasani yari yamuhaye. Koko mu miryango 12 Nyagasani akaguhamwe 10, warangiza ukajya gusabira na turiya 2 dusigaye, ngo kugira ngo nejo bundi batatugutwara. Atangira rero kwimika ibigirwamana, idolatry, kugira ngo abantu bariho bayoboka, kugira ngo ubwami bwose bumuzeho. Akayamvuga ugira iti ngo umugabo n'uryo utwe akarya n'utw'abandi. Uwo nta wundi n'umugabo mbwa nyine ushaka gusabira n'iby'abandi. Nyagasani icyaha cyangwa urunuka, idolatry, icyaha cyo kwiremera ibigirwamana. Hari ibigirwamana bintu, bya bindi dusabira tugambiriye kugira ngo abandi tubaburizemo. Hari ibigirwamana abantu, bantu dusenga tukabasingiza, tukabarata, bagatwara umwanya w'Imana. Ibyo bintu byose, icyubahiro, amakuzo, ibyo byose dutwara bikadutwara uruhu n'uruhande tukibagirwa Imana. Ibyo byose byitwa ibigirwamana. Bya bintu ukunda bigakwibagiza Imana. Ibyo byose nibyo urarushengerera, ubutegetsi, ubuyobozi, ubwo bwami, nk'uko Yerobowamu bimugendekeye. Kwanga Imana, kutayizera, kutanyurwa n'Imana, kutanyurwa n'ibyo Imana yampaye, ugashaka gusabira no gusandaza iby'abandi. Ibi rero nta kindi kibikurikira usibye birangira nyine inzu yawe isenyutse, ubwami bwawe busenyutse, umutima wawe usenyutse, kubera ko hatakiri Imana. Muri ibyo Zaburi agatwibutsa gutakambira Imana igihe tugeze kure. Uhoraho twibuke, wowe ugira neza umuryango wawe. Amen. Ivanjiri umunsi irimo umugenzo wo kunyurwa, ubwo tumaze kumva impuhwe za Yezu. Mu gihe umwami Yerobowamu yatuburiye Imana, gutubura mu buryo bubi,
ugakora ibikorwa bibi byinshi Imana itari yagutegetse, uyu munsi mu ivanjiri turumva umwami kuri Yezu we utubura, agatuburira imbaga, agatubura imigati, abantu bakarya kandi bagahaga. Mu gihe Robowamu ashaka kwikubira bwa bwami bw'isi, Yezu umwami w'ukuri we ntabwo ashaka kwikubira, ahubwo arashaka gutanga kubera impuhwe ze, akagaburira abantu, yarangiza kubigisha akanabagaburira. Iyi mbaga nyifitiye impuhwe, hashize iminsi 3 bankurikiye, nta byo kurya bafite, ntago nza kubasezerera ntyo bataza kugwa mu nzira. Nuko Yezu akagira atya, agakugirira impuhwe kuko agukunda. Abami b'isi bo bashaka kwikubira bihereza, ariko umwami w'ukuri Yezu arahereza, agahereza n'abo bari kumwe kugira ngo abagirire neza, bamererwe neza, kuko ubwami bwe nyine aribwo kuzamura abantu abaganisha ku Mana. Ngiye ya migati 7 Yezu atugaburiye, ngiye ya migati 7 Yezu agaburiye imbaga, n'amafi 2 byerekeza kuri Ukaristiya, amasakaramentu 7, hakaza gusigara inkangara 7 zerekeza none ku masakamento 7, yanda agasigara sigasira kiliziya y'Imana, kugira ngo bakomeze gusangira Ukaristiya, impamba, Ukaristiya, ubumwe. Mu gihe kwa Robowamu n'abandi bapagani bacaho mugani ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo, za mvugo za Robowamu ashaka gusabira n'ibyo kwa Robowamu, abakristo bo basangiye Yezu bicaye bakagaburirwa, bo baravuga bati abasangiye Ukaristiya bunga ubumwe, barasabana nyine bagasangira bakanyurwa. Twakwibaza tuti kuki aba bariye bagasigara inkangara 7 kandi batubwira ko bageraga mu 4,000? Byumvikane babaze gusa abagabo batabarimo abana n'abagore. Kurya bigasigaza biratwibutsa iki? Ese nuko byari byinshi? Natwe kwabyumvise imigati 7 n'amafi 2 gusa. Ntabwo ari byo nawe urabyumva ko bitahaza imbaga yose. Ariko tujye kureba impamvu enye ni kuki basangiye ubundi bagasigaza. Impamvu ya mbere ni ugushyira hamwe. Birashoboka ko iyi mbaga abari barahangaha bose, impamvu bariye bakarya bagasigaza, hajemo uruhare rwa buri wese. Habanje kuzamo uruhare rwa Yezu. Yezu wateye intambwe akagirira impuhwe imbaga, haraza kuza urundi ruhare rw'abajya kureba amafi, abajya kureba imigati. Ufite iki ngo ngihereho? Ba bantu bose ari abigishwa, ari iyi mbaga iza kwicara, ari abigishwa baza kubagaburira, ari abacuruzi, abo bose binjira muri uyu murongo w'ubumwe, bashyira hamwe ubundi bagasangira. Binashoboka ko hano abahanga bavuga ko bishoboka ko aba bantu buri wese ashobora kuba yari yizaniye akantu ku ruhande n'akandi ku ruhande, nuko kubera ijambo rya Yezu ati muze dushyira hamwe, babantu bagashyira hamwe bagasangira ubundi bagahaga, kuko bari kumwe na Yezu. Yezu ugiye gutubura, agatubura abisabira umugisha, bya bindi biri mu mugisha w'Imana bitubuka, ubundi abantu bakarya neza bagasangira, kubera ko nta mururumba bafite. Ba Robowamu bagize umururumba, ariko iyi mbaga iri imbere y'Imana, iri na Yezu umwami w'ukuri, nta mururumba ifite, ahubwo iranyurwa. Icya kabiri cyatumye iyi mbaga isigaza ni ibi nanone bigaragarira amaso, imbaraga. Yamvuga igira iti l'union fait la force, guhuza imbaraga, synergie, sun ergon, guhuza imbaraga. Wamara guhuza imbaraga n'abandi, ibintu bikagenda neza. Iyo umwe ari ntatane ntago ushobora kugenda, ariko iyo maze kwishyira hamwe ibintu byose bigenda neza. Nguko no mu buzima busanzwe dushobora kurya umugati tugahaga umwe, kubera ko hari uwavomye amazi, hari uwatahije inkwi, hari uwagiye kubigura, hari ugiye ku isoko, hari uwateguye amasahani, hari uwasekuye ifu, hari uwacumbye, hari uwagiye kuroba, hari uri gucuruza. Ibyo byose iyo tubishyize hamwe bibyara ikintu kimwe, ubundi tugahaga twese tukamererwa neza. Imbaraga z'umubiri. Icya gatatu, usibye imbaraga za roho hamwe na Yezu, usibye imbaraga z'umubiri bituma dushobora gusigaza, ariko hari n'ikintu cya gatatu iri sangira ryatwerekezaho, ni impano ziri muri kiliziya. Abantu benshi turi muri kiliziya, ariko bamwe bakunze kugirira ishyari abandi aho kugira ishyaka. Nuko abona mugenzi wawe afite impano runaka, ugahita umuhungeta, ukamuragiza, ukamutuka, hato ataza kugukirana, hato ataza gutera imbere gukurusha, nuko ugatangira ukamutuka, ukamubwira nabi. Iyi mbaga ihaga ikanasigaza, twagennye n'impano ziri muri kiliziya.
aho umwe ashobora kuba afite impano yo gusenga, undi afite impano yo kwigisha, undi afite impano yo kuvuga, undi afite impano yo gukora neza, undi afite impano yo gukina, uwundi afite impano yo kuririmba, umwe afite impano y'ubuhanuzi, undi afite impano yo kwicisha bugufi, umwe afite impano yo kuyobora, undi afite impano yo gusenga, impano yo gutuza, impano yo guceceka, impano yo kwitangira abandi, impano yo gucuruza, n'izindi mpano nyinshi cyane zagirira akamaro kiliziya, zikagirira akamaro igihugu cyose. Za mpano Imana iduhereza kugira ngo tuzikoreshe muri kiliziya yayo. Ngiye ibyamenyetso 7, amasakamentu, za nkangara 7 zisigara, byamenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo dutagatifuze muri kiliziya ye. Nuko rero twabikoresha neza, tugatsinda, tukagera heza, tugasabana. Kubera iki? Impano zuzuye muri kiliziya, gusa ntago tumenya kuzikoresha. Savoir exploiter nos talents. Icyo nicyo gitera umurumba bamwe na bamwe bakamera nka ba Yerobowamu. Kubera iki? Bagize ishyari ry'abagenzi babo, none kiliziya bari gushaka kuyisenya. Kandi uriya rufite itafari yagombye kurizana, urifite ibuye akarizana, twese tugashyira hamwe tukubaka ingoro y'Imana. Iyo umuyobozi azi gukoresha impano z'abayobora, murasangira mukanasigaza. Ngaya amasakamentu 7 Kristo akomeza kugenda adusangiza kugira ngo adusigasire tumererwe neza. Kiliziya ifite impano nyinshi. Iyaba abayobozi bashoboraga kumenya savoir discerner, bakamenya gushishoza ku mpano zabo bayobora, ubundi bakazishyira hamwe, bakubaka ibintu birambye byinshi cyane, nta wazongera gusonza, kuko baba bahaze nyine, baba banyuzwe. Ariko akenshi impano zacu hari ubwo zitubera intandaro yo kwangana, aho kugira ngo dukundane. Kandi Yesu yaraturaze impuhwe ze, akatwicaza hamwe kugira ngo dusabane, ubundi akadufungurira. Ariko twebwe iyo tumaze gufungura, duhita dufunga ako kanya, ntitwongere no gufungurira abandi, kuko impano zacu zahindutse ibigirwamana aho guhinduka umuyoboro mwiza wo kurangamira Imana. Inyito ya 4 y'irisangira bakanasigaza no gusangira ubuzima. Gusangira ubuzima rero ni ibihe by'amahoro, ibihe by'amakuba, ibihe by'amage, ibyishimo n'amahoro, ibyishimo n'ibibazo, mukabasha kubisangira nk'abari mu rugo rumwe. Burya mushobora gusangira ibiryo, yewe mukanahaga mukanyurwa, ariko niba mudasangira ubuzima, n'ubundi bizarangira mutanyuzwe. Ngo kuko ubuzima nibe byose bibugize: imibabaro, agahinda, ishavu. Uwo mubana ntimubicuranwe, byombi mukamujyana. Ngiye inshuti nyine nyashuti. Inshuti nyashuti ni yandi nyine ubonera nk'ubyago, gusangira kabisi n'agahiye. Ese mugabo mugore, mu rugo rwanyu muranyuzwe namwe? Murishimye? Murasabanye? Aho ndaho ubukene bujya bubatanya, ibibazo, agahinda. Impamvu abantu bashwana, impamvu hariho za gatanya nyinshi, impamvu hari ibibazo byinshi mu ngo zacu, nuko tutagisangira. Mushobora gusangira ibiribwa bigaragara, mugasangira ikiryamo, mugasangira yewe n'isengesho, bamwe bari kuryanya abandi, ariko wasanga mutajya musangira ubuzima. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo urugo rumwe rw'umugabo n'umugore, ngo bari abakristo b'indani, bakize pe, barara mu nzu ya etaje, barya neza by'agatangaza, nta nzara bagiye iwabo, bameze neza pe, babanye neza. Ariko ngo nubwo basangiraga byose cyangwa byinshi, ngo hari ikintu kimwe gusa batasangiraga. Kimwe gusa, basangiraga uburiri n'ibyo, bagasangira ibiribwa byinshi, bagasangira bakanagendana, bagatemberana. Ariko ngo hari kimwe batasangiraga, ngo umwe ntiyakoraga kuri telefone y'undi, ku itumanaho ry'undi. Bishoboke ko nyine umwe yari afite amabanga nyine undi atazi. Babaho muri ubwo buzima, ibintu byose bisangira bamerewe neza. Ariko kuzigera umwe areba kuri telefone y'undi, shwi. Ngo rero umwe yabasize telefone, undi akagira ubwoba bw'uko undi aza kuyifungura. Byumvikane batangiye bashyiraho amakode, bashyiramo imibare y'ibanga ku buryo nta n'umwe uzigera afungura telefone y'undi. Ngo nuko muri icyo gihe ngo baza kugira crise, baza kugira ibihe bitoroshye cyane, periode de vache maigre, ibihe by'inzara bikomeye cyane. Bajya kubona kuri konti bari bahuriyeho, bakaba nta mafaranga akiriho. Bibaza ibiri kuba, bashakisha hose ahantu amafaranga yagiye. Batangira kugira inzara, ibibazo byinshi cyane. Nuko igihe kimwe kiza kugera bya bintu yuko nyine cyabatarara bushyitsi, kandi ngo aho umutindi yanitse ntiriva, kandi ngo hanyere ntihuma.
wa mugabo ngo aza kujya ku kazi, agiye ku kazi agezeyo arakora bikomeye. Nuko ngo umugore arebye gato ahantu umugabo yari yicaye, asanga umugabo yasize telefone ayifunguye, ya telefone y'umugabo atajyaga arebamo. Umugore nawe si ukwireba yose, areba amafoto yarimo, amavideo yose yari arimo, message zose zari zirimo. Nuko wa mugore niba aratombora mbi aza kugwa kuri konte z'umugabo. Umugabo ajyaga abikira amafaranga atazwi, konte z'abantu yitaho ku giti cye, abana yabyaye ku mpande yaragiye abazigamira buhoro buhoro, umugore atabizi. Umugore arabireba, amaze kubireba arabisha cyane, arebye neza ahantu umutungo wose wari waratakariye, abana umugabo yashyiriho amakonte atabizi. Umugore neza arabisha, nyuma yo kwirebera amafoto yose yari ari muri iyo telefone y'umugabo, mbese amabanga yose umugabo yajyaga amuhisha yose arayareba. Amaze kuyareba umugore ararakara cyane, uburyo bariho mu bukene, inzara, ibitotezo, ibibazo byinshi mu rugo, kandi barahoze ari abantu bakomeye cyane, barara mu nzu ya etaje, none naho amafaranga yashiriye. Umugore arameka bikomeye cyane. Mu gihe umugabo nawe ageze ku kazi aza kwibuka ko telefone yasize, kandi ko yasize ifunguye. Nuko umutima uramurya, ako kanya ahita yiruka amasigamana, araza no mu rugo. Aza neza afite igitima kidiha, afite n'ubwoba, afite n'uburakari bukomeye. Ngana atekereza ari umugore afite uburakari ko umugabo yamariye umutungo hanze, ari uyu mugabo nafite uburakari bw'uko umugore we nasanga yakoze kuri iyi telefone ubanza ahita amwica. Ubwoba bwinshi buvanze n'uburakari. Ngana atekereza aho uburakari bwombi bugiye guhurira. Nuko wa mugabo araza, ageze iruhande rw'umugore asanga ko umugore ari ufite ya telefone, ari kwireba yose mu mwimerere wawe ko yakabaye. Umugabo neza abura aho yarigitira, bwa bukana yarazanye buhurira na bwa bukana umugore nawe afite, babura uko babigenza. Ubanza bararaye barwana ijoro ryose, na n'ubu ubanza bakiri kurwana, bari gupfa ibintu, bari gupfa imitungo, kumwe sesego uyu mutungo yawumariye hanze. Uburakari ni bwose, gutongana ni byose, nihatabone kubakiza urugo rwasenyutse byarangiye, gatanya ni yose muri uru rugo. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngiye by'amasomo y'uyu munsi ko abantu dukunze kugira umururumba w'ibintu, bikaza kurangira kohotse ku ngeso mbi, usenge bigirwamana, kurangamira ibintu ndetse n'abantu, iraha ry'isi. Nuko imitungo yacu yose igahashirira, ntitumenya aho yanyuriye. Akajagari, desordre, bikaza kurangira urugo rwacu rujemo akajagari, rujemo umwiryane, nta busabane bukiranga aho ngaho. Ni bwa mugani uzatwuzuriza ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Tekereza nawe, murara mu nzu ya etaje, murara mu nzu ikomeye cyane, murya by'agatangaza, musangira ibiryo bigaragara, ariko ntabwo mugeze musangira ubuzima. Kuko ibyo byose mubisangira ku murengwe, ariko ntimwigera mwicara ngo musangire ubuzima, ngo muganire ku bibazo biri mu rugo rwanyu, muganire ku mutungo mufite, murebe ubukene mufite, murebe inzara mufite, maze mubyerekeze hamwe. Umwe arakura yishyira, undi akirwana uko ashoboye kose. Ngo kuko urugo twagiye turugabura, tukarugabanya sekibi, imitungo yacu igashirira mu gihuru, mu kigunda, nta n'umwe ugwiye undi. Bizarangira nyine tutagiye gusangira, kuko iyo tukiza kuba dusangira twari kuba tunze ubumwe. Umwe akamenya ikibazo mugenzi we afite, umwe akamenya aho umutungo wabo uherereye, umwe akamenya aho inzara n'ubukene biri guturuka. Kubera iki? Kuko dusangira byose, mugasangira uburiri, mugasangira ibiribwa, mugasangira inzu, aho muryama, n'ibindi byinshi cyane mugenda musangira. Ya mushobora no gusangira isengesho, ariko niba mudasangira ubuzima ngo mumenye icyo umwe akeneye n'icyo undi ashaka, bizarangira urwo rusenyutse, bizarangira mu uburakari bwa sekibi, ibintu byanyu byose birangire bisenyutse. Ngo wa mururumba, bizarangira muri kwitana ba mwana, muri kurwana, muri gupfa ibintu, muri gupfa n'abantu, kuko nta buntu bw'Imana buhari. Ahari ubuntu bw'Imana babona ibintu, bakabona n'abantu bakamererwa neza. Ngize izampuwe za Yezu, bwa buntu Yezu atugirira mu isakamento ry'Ukaristiya igihe dusangira Yezu. Mukristo umuvandimwe, aho namwe muracyasangira cyangwa muri gusaba yangwa? Musangira iki? Ese umuntu mubana mujya musangira ubuzima, muricara mukaganira ku bibazo mufite,
ndetse n'ibisubizo mufite. Burya abantu bicaye hamwe ntibashobora kubura igisubizo. Akamvuga igira iti abagiye inama Imana irabasanga. Erega impamvu umwe aca inyuma undi nuko atabanyuzwe nyine na mugenzi we. Impamvu twiba nuko tutaba tunyuzwe n'Imana yaduhaye. Impamvu turwanira ubuyobozi, ubutegetsi, ubwami nk'aba Yerobowamu nuko dutanyurwa n'Imana yaduhaye. Ntago duhazwa, ntago duhabwa ukarisiya neza, kandi ukarisiya ari sakamento ryo kunyurwa. Kunyurwa n'Imana, kunyurwa no kureba Imana, kunyurwa n'uruhanga rw'Imana. Uko tuba muri ubuzima bidutoza kurangamira Imana yonyine, akaba ari tunyurwa nayo, kuko no mu ijuru tuzareba Imana imbona nkubone, tukanyurwa nayo, tukishimira bikaba biduhagije. Iyo mfite Imana biba bimpagije, iyo ndi kureba Imana biba bimpagije, ndanyurwa nkishima. Scholastica mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.